ubonye gute stage bijyanye nuko wari wayiteguye? Byagenze neza, nishimye. It was actually my first experience, so it was good. It was good. Abantu bari hari buriya bazaza feedback muri comment, but it was good. Wagendeye ku kera uhitamo indirimbo muri rusange waririmbye? Nagendeye ku ndirimbo abanyarwanda bagiye bakunda, bagiye bamenya, niho nahereye nkora amahitamo y'indirimbo nza performing. Umwaka wa 2025 ni umwaka wagenze ute kuri Fifi Raya? Umva umwaka wagenze neza, ndishimye mu buryo bw'ubuzima, ndishimye mu buryo bwose, mu buryo bw'imiziki, kandi believing ko Imana, I believe in God, ukundi Imana ashatse kubigenza, I am happy with it. Zinga mwana vuga ni indirimbo kwa ina Betray, indirimbo kwa ina Bulldog, ni zinga muzo warimbye hano bijyanye n'izo korabonye zatanze umusaruro zabagezeho? Zatanze umusaruro kameme, wasanga sino mu mpamvu ndi hano kuri line up y'abaraperi beza mu Rwanda, so zatanze umusaruro kabisa. Muri uyu mwaka iki ngiki twavuga ko ari kimwe mu bitaramo bikomeye uririmbyemo? Muri uyu mwaka shanda umuntu batajya bakunda gutekerezaho, buriya bashatse bajya bantekerezaho kabisa, kuko wabibonye ko if you thinking about me nami agashiramo, it was good. So rero ni cyambere kandi it's okay, an experience iranashimishije. Ibindi bizaza next year. Tugana ku musozo, wakire gute kuba nyine nawe uri mu bagombaga gukora mu cyumba cya rap uyu munsi no ukaba unarimbye ku munsi nk'uyu? Shari nabigize hajemo female artists, nagombaga kuba ndi kuri line up. Iyo mbura kuri line up muri uyu mwaka mu cyumba cya rap ntabwo byari byumvikana, because narakoze. Urakoze cyane. Ubutumwa ku bafana dusoza no ifuriza umwaka mushya muhire muri rusange? Umwaka mushya muhire kuri bose, abafana banjye n'abatari abafana banjye bose bazagira umwaka mushya muhire, and ndabakunda cyane, bakomeze basapotinge, support yabo n'intera courage. I will do it and do it and do it again. Twakoze cyane rero. Thank you guys, mwakoze nawe.